Inshuti zacu ndabakunda cyane, ndabashimiye mwese bakomeje gukora subscribe, share na comment. Imana ibahe umugisha mwese aho muherereye. I love you so much. Nukuri muraba ingenzi, muraba igikundiro, mukomeze mudushyigikire mukora subscribe, share, comment, like. Hanyuma rero njye muri kumwe n'umutoni Liliane Mutoni TV. Hanyuma rero ndagira ngo mbibutse yuko dukora massage z'ubwoko bwose, turanga amazu, ibibanza, amamodoka. Nko muri iyi minsi hagiye kuba igihe cya sama, turabizi neza ko abadiaspora muza mu Rwanda, dugira n'amazu. Hari ukuntu ushobora kuba ukeneye nk'inzu, inzu irimo ibikoresho yo gukodesha ukwezi cyangwa se abiri cyangwa umwaka, ngana ngwino yaba ari Nyarutarama, yaba ari Gacuriro, yaba mu Rwanda hose, inzu yose wakenera nziza yo kubamo igihe kirekire cyangwa igihe gitoya, irimo n'ibikoresho, naho akunda abageni bashaka nk'ahantu bajya kuba bari, byose mu kuri muze tubafashe. Turanga amazu rero n'ibibanza n'amamodoka byose. Hanyuma dukora na massage, ngira ngo murabizi, tukaba ducuruza imiti. Hari umuti wongera imboro, hari umuti wongera ubushake ku mugabo, hari umuti utera akanyabugabo nyine ugatinda kurangiza, hari umuti w'imyeyo, hari umuti w'amavangingo, ndetse ducira n'abagore imyeyo. Dukora na waxing, kogosha insya no mu kwaha. Birababaje, biteye agahinda kubona niba hari umuntu ucyogoshesha imukasi cyangwa se urwembe yaba ari ikibazo, muze tubogoshere. Wakuba urengeje imyaka 18 turakogoshera nta kibazo. Hanyuma rero ikindi niho dufite n'amacumbi. Dufite amaroji meza cyane ku mafaranga 20, 25, 15. Urumva buri wese yisangamo, kandi ntabwo ari kwavuga ngo isaha ngo amasaha abiri. Oya, twebwe ni kugera saa 4. Igihe cyose wazira ni saa 4 za mu gitondo uviramo. Ni karibu rero tubafashe. Nimero yacu rero ni 078 17 08 12 6. Iyo nimero wayihamagara, ndetse iri no kuri WhatsApp. Mundebe mu nkunde, ni mwiza, ndibigikundira ariko ndabashimiye, ni ukuri ndabakunda. Yambi mwese, abanzi, abankunda, abakunzi bacu, abafana bacu, abakiriya bacu, ni ukuri mwese muraba ingenzi ku buzima bwacu. I love you so much. Rero tugiye kuganira ku kirero uyu munsi. Tugiye kuganira uburyo bw'amaturu, tuganire n'uburyo ubwoko bw'ibituba ushobora kunyazamo mu buryo butandukanye. Ushobora kunyaza ibituba mu buryo butandukanye bitewe n'icyo umugore wawe afite. Ikindi ku amaturu twabwiye yuko ituru ya mbere ntabwo ibarwa. Ituru ya mbere ntabwo abagore twe tuyibara. Iriya ni iy'umugabo kugira ngo yinjire mu gikorwa neza, ajye muri systeme. Yajagaraje igituba, yakijagaraje, cyajagaraye, noneho kugira ngo jagurure birasaba gukora amaturu 2 cyangwa 3. Abagabo benshi buriya gukora amaturu, hari umugabo uba utitaye ku mugore. Ariko reka mbabaze, buriya iyo uri umugabo ukaba utitaye ko umugore wawe yarangije, kandi ubizi neza ko ari umugore wawe, uba wumva ari umuhe ibyishimo ku buryo ari burangize, kandi urabizi ko niwe mugabo we. None ararangiza gute mu gihe wowe uri kwirebaho gutyo gusa wowe ubwawe? Wowe urarangije, ugira amahirwe urarangije, ariko ntushaka kumenya niba umugore wawe yarangije cyangwa niba atarangije. Iyo ngiyo ni defo. Umugore hariya aragutuka akaguha nyoko. Buriya hari ibintu abantu benshi batajya bitaho, ariko ndababwiza ukuri yuko Imana aratubwiye ngo mugende muyobore isi, mutegeke isi n'ibirimo byose. Urumva, ubu ngubu twebwe, usibye muri Bibiliya ko bavuga ngo gusenga ibigirwamana, gusenga ibigirwamana ni bibi pe, ni bibi cyane. Ariko ndababwiza ukuri ko ikintu cyose utongereyeho, waba ari kukivugaho icyiza cyangwa se ikibi, cya kintu gishobora kuba cyiza cyangwa kibi bitewe nawe, bitewe n'ururimi rwawe. Buriya rero abagore, buriya iyo uri kumurongora ukaba ubizi neza ko umupfubya, ushobora no kuba ubizi cyangwa utabizi, ariko umugore iyo apfuba, buriya ibitutsi agutuka mu mutima bishobora kukwica. Ubwo rero azi ngo ni umugabo, bamubona agenda mu mapantaro gusa,
gace nyoko, gaswere nyoko, gakubitwe n'inkuba, kagwe ku gasi, uragapfuta byayo, uragapfa udakize. Ni ibitutsi byinshi, kagwe muri Muhazi, muri Nyabarongo, ibintu byose baragutuka mu mutima, nawe ukajya ukahagira uzi ngo wakoze nyine ngo ntako utagize, kandi umugore wawe yapfubye ari kugutuka. Kandi biriya bitutsi niba uzajya kumva ngo umugabo ngo yakenyutse, niba uzajya kubona ukabona n'umugabo atangiye guhinduka, ukajya ubona umugabo afite stress, ukajya ubona umugabo ari guhindagurika, kumbe bya bintu umugore amutongera nubwo atabyatura ngo abivuge nyine ngo byumvikane, ibyo avugira mu mutima byanga byakunda bigera kuri uwo muntu. Nigeze kubabwira ikiganiro ndababwira nti buriya nuha umugabo ibyo kurya ukabimuha urakaye, ibyo kurya ibi ngibi bisanzwe, ndakubwiza ukuri biriya biryo bizamubera uburozi. Ni nko kumuha uburozi, nko kumugaburira uburozi. Niyo waba watetse inyama nziza gute zihumura ziryoshye, ariko ukagerekaho umutima mubi wa mugore we, uriya mugabo wawe urukumuroga. Ntabwo mubizi. Ururimi rwacu rero rurarema, ururimi rwacu ruraruga, ururimi rwacu rurakiza. Uzarebe nk'umwana batuka iwabo bakamubwira ngo uzapfa udakize, cyangwa uragakenyuka, byanga byakunda ibyo bitutsi. Iyo ari nk'umubyeyi ubikoresheje, ibyo bitutsi bimugiraho ingaruka. Kandi turabizi neza ko mu buzima busanzwe umugore wawe aba ari nk'aho ari mu cyimbo cya mama wawe. Nubwo mama wawe mudakora imibonano, ariko niwe ukureberera. Mama wawe yarakureze urakura, aguhereza undi mugore, aguhereza mugenzi we kugira ngo akwiteho. Wenda nyine urumva ibyo by'ubwana n'iki byose byararangiye, ari nawe ugeze mu yindi step, niko umuntu yabivuga. Umugore wawe ni nka mama wawe. Niyo mpamvu buriya kizira kikaziririza ku mugabo uzi ubwenge uwo ari we wese, yirinda gutuka umugore, yirinda gusuzugura umugore, yirinda gukubita umugore. Uzareba abagabo benshi bakubita abagore babo, nta mahoro bagira. Nicyo kimwe nuko ariya marira y'umugore arakenya, ariya marira y'umugore ni umuvumo. Nubona umugore ari kurira kubera wowe, uzamenye ko byanga byakunda bizakugiraho ingaruka. Rero ku bijyanye n'ituru, amaturu buriya no kurangiza vuba. Kurangiza vuba, umugore byanga byakunda iyo atarangije aragutuka, umugore wawe aragusuzugura. Ibyo byose rero bikugiraho ingaruka. Niyo waba urangiza vuba gute, gerageza ukora indi turu ku buryo umugore wawe ari burangize. Naho nukora ituru ya mbere ukarangiza umugore wawe atarangije, ukumva birabaye, ukambara ukagenda ukumbura ifiyeri y'uko uri umugabo, ntabwo ariko ari kukubona, ntabwo ariko ari kukubona pe. Ndakubwiza ukuri, shakisha ijajange n'ibyanguze tuguha imiti. Iyo tuguha umuti uba umugabo mu buriri. Umugabo mu buriri ni ukwera umugore we, umugore akarangiza. Nta kindi kintu gishobora kugira umugabo na kimwe. Yavuye iwabo arya, yavuye iwabo yambara, nta kibazo yari afite. Niba rero uzi gupfubya umugore kandi waramukuye iwabo, birutwa nuko ari kumurekera iwabo. Ari habi cyane kuruta uko yari kuguma iwabo. Iwabo yararyaga, yaranywaga, yashaka akajya no hanze n'iki byose akajya kwikubitira kamwe, akamuswera agataha. Ariko ari iwawe arafitwe, kandi wowe uri kumupfubya utitaye ko kuba ibyo byishimo bye bya nyuma yabigeraho. Gerageza ibishoboka byose wisubireho, n'ibyanguze tuguha umuti. Guys, imiti yacu irakora. Ngwino tuguha umuti, uswere umugore wawe ko nta wundi muntu uzamuguswerera, nta wundi muntu uzatuma arangiza usibye wowe. Usibye wowe. Cangamuka. Ituri imwe narabwiye ngo nta kintu ivuze imbere y'umugore, niyo kujagarika igitugu. Ituru ya kabiri nabyo biterwa buriya n'uburyo itindamo. Iyo itinzemo ariko ukabona umugore ntago arangije, byanga byakunda kora indi turu ya gatatu. Cyangwa se niba uzi ko uri umunyantege nkeya, jya ubanza umutegure bya ninababwiraga. Banza uyimurishe, ukoreshe umutwe wayo, urumva? Cyangwa se ukoresha intoki, umwonka amabere, umwonka umusise. Ibyo byose byo kumujagarika kikajagarara bituma iyo ugiye kumurongora murangiriza rimwe. Niyo yaba ukora ituru imwe, niyo yaba yihuta gute, iyo wateguye umugore wawe neza mbese murangiriza rimwe, niyo yaba ari ituru ya mbere. Ntuzakora ikosa ryo guhaguruka mu buriri ngo ujye mu kazi, ni ugukubita tubangura. Ni ugukubita tubangura kubera ko tuba turi mu kazi, tuba turi kwihuta tujya mu kazi.
urumva kandi urumva ntabwo ngiye reka mbabwize ukuri, hari n'igihe mbura umwanya wo gusharinga, buriya mba naje ahangaha ari nko kwitanga pe, singiye kubabeshya, ni nko kwitanga kubera yuko ngira akazi kenshi katoroshye pe, kandi nk'umuntu ufite abana ntabwo navuga ngo ndatungwa na YouTube gusa, ntibishoboka, tuba dufite byinshi byo gukora, tuba dufite gushakisha imibereho. Twagiye rero, ni ukuvuga ngo ibiriya mbabwiye ntuzakore ikosa ryo guhaguruka ngo ugende ubizi neza ko umugore watarangije, ni ikosa, aragutuka kandi biriya bitutsi bikugiraho ingaruka biriya bitutsi agutukira mu mutima nibyo bizagukenya, nibyo bizaguhindura umukene, nibyo bizaguhindura umuntu wataye umutwe, niyo bizatuma upfa vuba. Ariko umugore buriya mufate nk'aho wagira ngo ni mama wawe, kubera ko mama wawe yarakureze, ugeze igihe cyo kumva ko warongora aguhereza mugenzi we, ubu ngubu mugenzi we niwe ugufite rero niba utamushimishije ni nko kubabaza mama wawe, ni nko kubabaza mama wawe. By'amaturu byo reka tube tubihagaritse, ngira ngo umugabo wumva yumvira mu rusaku, umwana wumva yumvira mu rusaku. Niba udashobora kumva yuko ushobora kurongora umugore wawe akarangiza, kumva nyine yuko ugomba kwirebaho gutyo gusa, kandi ubizi neza ko nta muntu wundi afite wo kumurongora, uri kumwica ahagaze, birutwa nuko ari kumurekera iwabo. Rero gutinda mwige kwita ku mugore wiye, kwirebaho gutyo gusa wenyine, menya ko nawe ibyishimo bikeneye bya nyuma, biriya byo kundundura arabikeneye. Mbere yuko rero tujya ku kiganiro kindi cyo kuvuga ngo uburyo unyazamo igituba bitewe n'uko kimeze, reka mbanze ncishemo aka kantu mbabwire yuko mugomba kujya mukaraba, mugomba kuzajya mukaraba umuti. Ngiye kubabwira umuti ugomba gukuraho imyaku, imikoshi, karande, ibibi byose n'uburwayi, ibyo ufite bibi byose biri kukubangamira muri iyi minsi. Ngira ngo mbibutse yuko tugira abanzi benshi, tugira abanzi benshi rero, ari ibyo badutongera, ari ibyo badutuka, ari ibyo badukorera, kugira ngo bitagukoraho, kugira ngo ubone noneho ibyiza bikwinjiraho, waba uri umukene ukabona ubuzima bwawe buri guhinduka, waba mbese urwaye ukabona. Ngiye kubabwira ikintu mugiye gukora, mugikore, kandi guhera uyu munsi mujye mugikora. Kuri buri wese, ntabwo ari umugore cyangwa ari umugabo, buri wese uzi akamaro ko kumva ko agomba gusenga Imana, bikore. Gusenga birafasha, ariko nyuma yo gusenga noneho jya woga umunyu w'inyanja. Uyu munyu w'inyanja ni mwiza cyane, umunyu w'inyanja ukuraho ibibi byose bituriho, umunyu w'inyanja ukuzanira ibyiza ku buzima bwawe. Umunyu w'inyanja ahantu hose wawubona, wawugura, ariko ibyiza ni uriya munyu utaraca mu nganda. Haba hari umunyu w'ifu, hari n'undi w'ibibuye. Uriya munyu w'inyanja, uriya munyu w'amabuye ntuzawubure, karaba umunyu w'inyanja. Ukuntu ukaraba ni gute rero? Karaba bisanzwe, winyuguze bisanzwe, karaba isabune n'amazi bisanzwe. Uriya munyu w'inyanja ube wawuraje mu kajerekani, gura akajerekani gashya. Niba utabikora ibyo bintu, gura akajerekani gashyashya, numara kukagura woze neza, noneho nubona bugiye kwira, ufata amazi uyashyire muri ka kajerekani, amazi asanzwe meza, nurangiza ushyiremo umunyu w'inyanja. Ayo mazi yaraye mu kajerekani karimo uwo munyu, ayo mazi uze kugira gute? Kuyinyuguza mu gitondo ugiye kujya ku kazi. Woga bisanzwe nyine nkuko woga bisanzwe isabune, winyuguze, nurangiza ufate ya mazi arimo umunyu uyoge. Mu kuyoga rero uroga uri kuvuga ibyo wikuraho, urabyizi byose, imikoshi, imyaku, karande, ibiki byose imivumo, abanzi, amaso mabi. Dufite amaso mabi buriya tureba, dufite ibyisho bibi bitureba, bitugendaho. Ibyo byose ubyikureho, ariko unasenga, ujye wibuka no gusenga Imana. Wibuka gusenga Imana mu gitondo, nimugoroba, saa sita, gutyo nyine ahantu hose ubonye ufite umwanya ujye usenga. Ntabwo gusenga Imana ari ngombwa kujya gukabya, ushobora no gusengera Imana mu mutima wawe. Kandi ikindi ndagira ngo mbabwire ngo icyo ukora cyose ntabwo gishobora gutungana wowe ubwawe muri wowe udafite umutima muzima. Roho nzima itura mu mubiri muzima, roho nzima itura. Banza ukiranuke n'umutima mubi wawe, nurangiza noneho niba hari abo wababaje, niba hari abakubabaje, banza ubabarire mu mutima wawe,
numara kubabarira mu mutima wawe wumva ko mu mutima wawe nta kosa na rimwe ufitanye n'abantu, nta kibazo na kimwe, nta nzika, ntaki, noneho jya usenga. Numara gusenga noneho nujya gukaraba ukarabe bisanzwe nkuko usanzwe ukaraba amazi n'isabune, winyuguze neza, nta sabune uriya munyu uzirana n'isabune. Banze mbibabwire kugira ngo mwumve aho bidahurira. Noneho ya mazi arimo umunyu uyakarabe nyuma, kandi byiza nuko ukaraba uhagaze hejuru ya wese. Toilette benshi bafite amawese mu nzu, hagarara hejuru ya toilette, umanura amazi mu kajerekani guhera mu mutwe, uvuga, yaba ari kuvugira mu mutima uvuge. Amazi bya bintu byose bikuvaho, byose uvuga ngo kutongera, byose bigende mu izina rya Nyagasani, byose bitoke. Urangiza sigana noneho wiyaturiyeho ibyiza sasa. Kajerekani ka litiro 5 ukazajya gushira byose babimazeyo. Urangiza amazi ntuhanagure, reka kumukireho. Urangiza namara kumuka wisige mu kazi. Sayo ngayo hari birenze uwo munyu ugura ngahe se sha? Amake. Ikindi buri kuwa mbere w'icyumweru ukaraba amata y'inshyushyu hamwe n'ubuki. Uwo munyu urawukarabye buri munsi, buri gitondo, biterwa nuko woga buri munsi. Niba woga buri munsi 2 cyangwa 1 woga, ariko ibyiza nge nabonye ni ukoga mu gitondo ugiye kujya mu kazi ayo mazi y'umunyu. Noneho kuwa mbere y'amazi ari mu munyu ujye uhita uyavangamo ubuki n'amata. Ubuki n'amata ubwo nuvuga ngo niba ari ku cyumweru nimugoroba urafata y'amazi ushyiremo umunyu, ushyiremo amata, ushyiremo ubuki, biraremo. Noneho mu gitondo kuwa mbere nababwiye ko buri kuwa mbere w'icyumweru, buri kuwa mbere w'icyumweru ujye ukora ibyo bintu. Nubikora neza unasenga Imana ubizi neza ko mu mutima wawe nta kintu kimwe ufitanye n'abantu. Abakubabaje benshi baratubabaje, ariko twarabababariye kugira ngo twakire ibyiza. Kugira ngo wakire ibyiza bisa ntago ibyiza bishobora kwinjira wowe ubwawe uri mubi. Ibyo mubyumve gutyo. Niba rero ushaka kwakira ibyiza, banza ukemure ibibazo bikuri mu mutima, banza ubabarira abantu bakubabaje, byo wahuye nabyo byose banza ukiranuke nabyo. Nibwo uzaba umuntu muzima uzakira ibyiza. Kuwa mbere mu gitondo karabamo ayo mazi ari mu munyu n'ubuki n'amata y'inshyushyu. Ariko mu buzima busanzwe buri munsi ujye ukaraba, ariko winyugurisha amazi y'iki ari mu munyu buri gitondo kugiye mu kazi. Kandi ujye ubanza usenge, numara gusenga ujye uvuga ibyo ushaka bikuvaho, ibyo ushaka bikuzaho. Ndakubwiza ukuri, uzabona ko ubuzima bwawe hari kiri guhinduka, hari ikintu kizahinduka neza ukabibona ukavuga uti ubuzima bwanjye buri guhinduka. Ndagira ngo mbabwire ko ducuruza imiti myinshi igiye itandukanye, ariko nzajya nza mbabwire ibiti rwose utiribunagura, utiribunagira utari ubikore. Twaje kuri iyi si kugira ngo dutegeke ibiri muri iyi si. Niyo mpamvu n'ibi bimera bidufasha. Ibi bimera turabiyobora. Ibi nyamaswa tugomba kuziyobora. Ibintu byose turabatware, turabashefu bibi byose. Tugomba gutwara ibi bintu. Tugomba kuyobora, turabayobozi. Kandi mwibuke neza yuko mu ijuru ngo hazaba hari amata n'ubuki. Ako kantu mujye mugatekereza. Amata n'ubuki akurura ibintu byiza ku buzima bwawe. Yaba ari umugisha, yaba ari igikundiro, yaba ari inshuti nziza, yaba ari amafaranga, yaba ari ubukire, ibyo byose wiyaturiraho amata n'ubuki. Turabizi neza ko basoma Bibiliya cyane, murabizi neza ko ibyo bintu birimo. Mbahaye umuti ntawe muri kugura, ntawe mbagurishije, mugende mukore ibyo bintu. Nzakomeza njye mbabwira n'ibindi byinshi. Ntabwo ducuruza umuti gusa ngo wongere imborongo ubushake. Mfite byinshi kandi nzagenda mbibabwira, nzagenda mbabwira gake. Twagiye n'ikiganiro. Ikiganiro cy'uyu munsi cyabaye kirekire, ndagira ngo kibe kirekire ko kibagirire
akamaro kandi kigomba kubagirira akamaro byanga byakunda. Hello. Hanyuma rero nyuma y'uwo munyu n'ayo mata n'ubuki, twikomereza ikiganiro cyacu. Nuvuga ngo tumaze kubona ko ituru ya mbere ariyo kujagaraza igituru. Ituru ya mbere niyo gutuma umugore yumva ko agiye kujya noneho yarongorwa, n'umugabo niho yahagombye kumva ko agiye kujya mu gikorwa, niho gufata akayaga, fata imbaraga. Ntuzakore ikosa ryo kwambara ipantaro ngo ugiye mu kazi usize umugore wawe ubizi neza ko atarangije. Ibitutsi azagutuka ako kazi uri gukora ngo gahembwa za miliyoni ngo zangaye nta kintu ari amafaranga azakumarira. Umugore ni nka mama wawe, icyo azavuga cyose kizakugirwaho, icyo azavuga cyose akikuvugaho kizakugiraho ingaruka. Niyo mpamvu rero buriya umugabo uzi ubwenge ashimisha umugore we akirinda kumubabaza. Ni mama we wa kabiri. Ibyo umugabo uzi ubwenge arabizi cyane, arabisobanura, ibyo ndi kuvuga ari kubyumva. Hanyuma twagiye rero ku bituba. Ibituba bifite ubwoko bugiye butandukanye nabo babwiye, ariko uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ari we tugiye gusubiramo, ahubwo ni ukuvuga ngo hari ibireba imbere. Hari ibireba imbere ureba ku buryo ukavuga uti uyu mwenge wacyo uragaragara. Hakaba n'ibindi nanone bifite umwenge ariko uri inyuma utagaragarira imbere. Ni ukuvuga ngo mbese twirengagije ayo moko yose twagiye tuvuga, ni ukuvuga ngo reka tuvuge ko ari nk'aho tugiye kuvuga ni ubwoko bubiri ubwo. Ni ibice bibiri. Hari ubw'imbere ku buryo ureba umwobo ukabona uragaragara, hari n'umwobo utagaragara ugaragarira inyuma, hasi inyuma mu kibuno. Ni ukuvuga ngo ibyo bituma rero kubinyaza mu buryo butandukanye, kimwe no kuburongora biba ari uburyo butandukanye. Ntabwo umuntu ufite ikireba hasi inyuma azumva ngarama ngo yumve iraryoshye. Byanga byakunda uwizaryohera cyane, nubwo tubizi neza ko ari nka rusange ya position ya ngarama, ariko ndakubwiye ngo iryohera cyane uriya mugore ufite umwobo wacyo ugaragarira imbere, niwe uryoherwa n'iriya ngarama. Kimwe rero no kugira gute no kumunyaza. Umunyaza ari imbere agaramye, uriya muntu ukiri imbere niwe uryoherwa. Niba uzi neza ko umugore wawe afite ikigaragarira imbere, nyine umwobo ugaragarira hano imbere, umwenge wacyo, aryoherwa no kuba wamunyaza agaramye, aryoherwa no kuba wamunyaza yicaye nyine kwa kundi umwicaza, noneho agasa n'uwicara ku kiganza cyawe, urumva, cyangwa se ugatsinsino kawe. Ibintu biraryoha we iyo uhuje udutsinsino gutya, noneho akicara ku dutsinsino cyawe cyangwa se wamuteze ikiganza, wanayiza ukamukubitira yicaye muri kurebana. Kariya ni agashya. Iriya ntuzi iraryoha, iriya nsenzi. Uzi ko iyo ari umugabo noneho uyifite, afite nta mutwe, n'ababwiraga ejo umutwe nyine ugaragarira amaso. Uzi ko ubura icyo uvuga neza ukaba nk'ikigoryi, ukajya mva wamuyora, Mana gukorera iki ko numva naguheka, ukajya mva wamurya. None uyu mugore aryohewe iyo mwicaye nkagushyira ku munyaza, aragenda akaremba n'akarerembura akajya gukubita intuza utubizi twana, akumva yakurya yakuruma, akajya n'amatama akajya nyine yabuze ikintu gukorera yataye ubwonko. Iriya ntuza rero ya ngarama ku mugore ufite igituba, nyine umwenge wacyo uri imbere, iriya ngarama ku munyaza agaramye iramuryohera pe, iramuryohera. Indi nanone umukorera kumva aranyuzwe ni iyi ngiyi, noneho yicaye ku dutsinsino twawe wamuteze neza, cyangwa se yicaye ku kiganza. Hari n'abashyiraho umusego, indi nanone ishobora kumuryohera niyo kumunyaza umuturutse mu rubavu. Ni ukuvuga ngo izi ngizi uko ari ebyiri, uko ari eshatu, ziraryoha cyane cyane pe. Niba uzi ko umugore afite ikigaragarira hano imbere, n'umwenge uri imbere nyine hano, ubu ni ukuvuga ngo izo ngizo uko ari eshatu ziramuryohera. Noneho wa wundi ufite igicurano kireba hasi, kireba inyuma, ufite umwenge ureba inyuma, aryoherwa
n'iyo umunyaje apfukamye wowe ukamuturuka inyuma ari urahamunyariza akanyara pe, uve kuri bya bintu byo kuvuga ngo nkwe nkwe. Umugore aranyara iyo afite igituba cy'inyuma. Noneho ahandi nanone yunamye, ataravuga ngo arapfukamye, iyo yunamye nanone ukamuturuka inyuma aranyara noneho bikakurenga nyara. Noneho indi nanone wowe ukagarama we akayicaraho, nyaza ayicayeho, we ari kuri hejuru akinyaza yicaye, kuko niwe uzi neza aho ari bukoze, niwe uzi neza aho ari bukubite, yaba ari ku mishino, yaba ari ku myeyo, yaba ari kuri rugongo, hose arahagera kubera yuko kiri inyuma. Kandi urumva ko arasa naho aje imbere yawe gato, umwanya w'inyuma ube munini kubera ko kiri inyuma. Noneho yinyaze. Izo ngizo ni pozisiyo nyine kugira ngo mbabwire ko ibituba biba bitandukanye. Haba hari ikiri imbere gifite umwenge w'imbere, hari n'uw'inyuma. Rero mu kubanyaza ntabwo uzabanyaza kimwe kubera ko ntabwo imiterere yabo ari imwe. Kimwe n'uko mwabagabo mwe namwe murabizi ntabwo imiterere yanyu ari imwe. Imbabazi ziba zitandukanye, kimwe n'ibituba nabyo biratandukanye. Niba rero kigaragara, munyareze kuri ngarama, munyaza yicaye ku dutsinsino cyangwa se mu rubavu. Noneho kiriya cy'inyuma munyaze apfukamye, urumva, cyangwa se yunamye, cyangwa se wowe uri hasi ugaramye, umugore yicaye ayicayeho. Ndababwiza ukuri yuko nukora izi ukamenya kubigenzura, ukamenya ubwoko bw'icy'umugore wawe, uzamenya uburyo uzajya umunyazamo, ndetse unamenye n'uburyo umucumitamo. Ntabwo abagore bose ibituba ari bimwe. Sinzi impamvu mwumva ko mwabarongora muri pozisiyo imwe. Uriya mugore buri ufite umwenge ugaragarira imbere, nyine hano nka gutyo ukuntu ndi kugenda, nyine ubona cyishushanyije gutya, ngo akenshi buriya n'umwenge uri imbere hano. Uriya mugore ngaho mbabarira umubwire ukuntu uzajya kumurongora ak'inyuma akabura kubabara, cyangwa byakunda azababara, ariko uriya w'inyuma aba yumva ari kuyimira, niyo yishyizemo nta nubwo ababara. Noneho bari abantu b'inyuma ngo buriya ngo bafite n'amahirwe manini cyane yo kwakira imboro nini. Buriya bari abafite impu z'inyuma bagira umwenge munini, wagira ngo umwenge wabo uragenda ugahura n'uw'ikibuno kubera ko ukuntu bakira ngo imboro zingana nini ngo neza akayibura. Buriya bari abantu bafite hano icy'imbere nyine gutya, n'umwenge nyine uri hano imbere. Ndababwiza ukuri ko buriya akenshi mw'imbere bagira umwenge muto, niyo mpamvu niba afite igituba gifite umwenge hano imbere hano, ukajya kumurongorera inyuma, niyo mpamvu uzajya kumva ari kubabara, azababara. Menya rero uburyo unyarizamo umugore wawe bitewe n'igituba afite. Menya uburyo ucumitamo umugore wawe, pozisiyo umugore wawe akunda, pozisiyo zishobora kumuryohera bitewe n'igituba afite. Niba afite ikireba imbere uramenya uko uri bubigenze, niba ufite ikireba inyuma uramenya uko ubigenza. Menya igishobora kuryohera umugore wawe, kandi urumva ko n'umurongorera inyuma kandi afite icy'imbere ukabona ngo ari gutinda kurangiza, ntuzagire ngo niwe, nuko nta buryohe ari kumva. Rero umuntu yarangiza atumvise uburyohe, ari kubabara. Menya ahantu hose bipfira no kumenya ubwoko bw'igituba cy'umugore wawe. Kandi mu buriri byapfuye ntabwo uri umugabo. Iyo mu buriri bitari kugenda neza nta bugabo ufite pe. Niyo waba uri ugahaha ugakubita sitoke y'ibiki byose ya buri kimwe cyose, kira kitu, ariko mu buriri bitari kunoga neza, menya neza ko ari kugucishamo ijisho, ari kukureba akibaza uyu mugabo ni njye yamushatse cyangwa narayobye. Menya ubwoko bwacyo, umenye ko uri umunyazi, umenye ko uri umucumite, umenye pozisiyo. Ndabinginze iki kintu. So guys, rero reka mbabwire ngo reka ndekere aha ngaha. Ikiganiro nkoze ni kirekire pe, ni kirekire ngira ngo kiratwara nk'iminota 30. Mukirebe mucyumve, harimo amasomo menshi, harimo n'uburyo imiti n'ibiki byose byakugirira umumaro.